Musenyeri Umwami n'umupaka w'intwari za Kiliziya Gatolika mu Rwanda wabaye umwepiskopi w'umwirabura mu bihugu bya Afurika byategekwaga n'Ababiligi. Yanditse ibitabo binyuranye ku muco nyarwanda ndetse afatwa nk'uwakinguriye amarembo imyigire y'umukobwa mu Rwanda. Mu gihe tubagejejeho amateka y'abapadiri Gisi Kagame, hari abadusabye ko twanabashakira amwe mu mateka yaranze Musenyeri Umwami wabaye umwepiskopi wa Diyosezi ya Nyundo. Mu kuyategura yafashe inyandiko ya Padiri Leonidas Ngarukiye yahaye umutwe ugira uti "Umurage twakiriye n'umukurambere wacu Musenyeri Umwami", ndetse n'inyandiko Profeseri Nyagahene ni umwe mu Musenyeri Umwami yacishije ku rubuga Umuseke ku itariki ya 5 Mata 2014, ndetse n'igitabo cy'umwanditsi Bushayija yanditse kuri Umwami. Musenyeri Umwami yayoboye paruwasi ya Kabgayi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu, iya Murunda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu, iya Sainte Famille mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na rimwe, iya Rulindo y'ibihumbi bitatu na kabiri, naho mu mirongo itatu na gatatu aza kuyobora iya Muramba. Umwami yavukiye i Zanza mu Gisaka ku itariki 22 Ukuboza 1904, bivuga ku munsi mukuru wa Noheli y'umwaka w'igihumbi kimwe na kane nyine. Umuhungu wa Yozefu Kamba yaba Kristo wa mbere Misiyoni yazaza. Inyandiko ya Profeseri Nyagahene yagaragaje ko igisekuru cya Musenyeri Umwami ari iki: Umwami mwene Kamba rwa Karakawe, Karucababisha, rwa Rushenyi, rwa Bwibasebaka, ba Muhutu, Asinya, ba Ruregeya, Umuziranenge. Afite imyaka 10 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 14 yagiye kwiga mu seminari nkuru ya Mutagatifu Leo Kabgayi, afite seminari nkuru Kabgayi. Yakuranye seminari nkuru yari yaratangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 2021, yahamutse ku Musaseredoti na Musenyeri Paul Claus ku itariki 23 Gicurasi 1929. Nyuma y'aho Umusaseredoti yatangiriye ubutumwa bwe yigisha mu seminari ya Kabgayi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 29. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 2023 yakorewe ubutumwa i Kabgayi n'i Murunda muri igihumbi kimwe magana cyenda 31 yari muri paruwasi y'umuryango mutagatifu mbere y'uko umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 2022 agira urimo. Umwami yabaye padiri mukuru wa paruwasi ya Muramba imyaka 18, mukuru bwako kuva tariki 30 Mutarama 1963 kugeza ku 12 Mutarama 1951, agirwa padiri mukuru wa paruwasi ya Nyundo. Ku itariki ya 19 Gashyantare 1952 yatangiye kuyobora vikariya yatinshya ya Nyundo yari imaze gushyirwaho na Papa Pio XII. Yahabwa episkopi ku itariki ya 2 Kamena 1952 Kabgayi. Musenyeri Laurent Primus yayoboraga vikariya ya Kabgayi, bityo muri episkopi wa mbere w'umwirabura mu bihugu bya Afurika yategekwaga n'Ababiligi kuvuga Kongo, Burundi n'u Rwanda. Icyo gihe kandi za diyosezi zo muri Afurika zari zikiriza vikariyati zirategekwa na apostolique, naho za paruwasi zari zikiriza misiyoni. Umwanditsi Bushayija avuga ko muri icyo gihe inzego nkuru za Kiliziya Gatolika zari muri icyo gihe zayoborwaga n'amaseminari y'abazungu, kubera ko icyo gihe abazungu bari bataramenya ko n'umwirabura ashobora kugira ubwenge nk'ubw'abazungu. Bashaka guhuza abirabura buhoro buhoro, ariko bakumva nta bushobozi buhagije bafite ubwabo. Bahitamo Musenyeri Umwami rero bumvaga azabizanze. Kuri iyo mpamvu bavuze ko no kuyobora Astrida yari mu irembo ry'igihugu ryacuzwe n'abakomeye baturutse i Bujumbura, babonaga ari ukwisebya mu b'umwirabura akahayobora, bakumva ko hari kugaragara akajagari. Bamuhaye kujya kuyobora mu misozi y'amajyaruguru y'Iburengerazuba, ni ukuvuga muri za Kibuye, Gisenyi n'igice cya Ruhengeri. Icyo gihe bavuga ko nta bizamini ntawe uzabibona, ko
hari hitaruye, ahageze nyamara yahayoboye neza ndetse yahateza imbere ku buryo butangaje. Kuva tariki ya 14 Gashyantare 1962 yagize Rike Apostolique uhagarariye Papa muri Vikariati ya Nyundo. Muri kumushumba Vikariati ya Nyundo ku 21 Ugushyingo 1962 Musenyeri Ndamya yagiye mu Bubiligi maze abona isengesho yo gutera Vikariati ya Nyundo cyangwa ari umubyeyi w'Abakenya. Igihe Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda ihawe inzego bwite z'ubuyobozi na Papa, Musenyeri Aloyizi Umwami yabaye umwepiskopi wa Nyundo. Musenyeri Umwami yarwaniye ibyabuze Umunyarwanda kwishyira akizana, kwishima uwo ari we, kandi akarwanira kumwereka ko ntacyo atashobora atamuritse amatware ye. Igihe Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda yahawe inzego bwite z'ubuyobozi na Papa Yohani mu rwandiko ku Parfums na Peace Grammy wo ku wa 10 Ugushyingo 1959, Musenyeri Aloyizi Umwami yabaye umwepiskopi wa Nyundo. Musenyeri Umwami yarwanaga icyabuza Umunyarwanda kwishimira uwo ari we, kandi akarwanira kumwereka ko ntacyo atashobora atanitse amatware ya Kinyarwanda. Usibye kubaka ibigo by'abihaye Imana n'amavuriro, Musenyeri Umwami yaranzwe cyane no kubaka amashuri kuko yumvaga iterambere rikomeye kugira ngo abaturage batere imbere aho kwiga. Yakomeje amashuri henshi mu gihugu kuva ku Nyundo ku cyiciro cya diyoseze kugera ku maparuwasi yari ayoboye. Ariko icyo yibukirwaho cyane ni uko washinze bwa mbere amashuri y'abakobwa kugira ngo nabo bazatere imbere mu mahanga babona imirimo yo mu rugo. Yatangiye ku ishuri ry'Imuramba n'ayandi agenda yubakwa. Avuga ko ku nshuro ya mbere yabashije kubona Musenyeri Umwami n'icyubahiro Musenyeri yabaga afite mu mwaka wa 1950. Porofeseri Ndagari yagize ibyo ari byo byose jyewe nabonye Musenyeri Umwami bwa mbere ubwo yari aje gusura misiyoni yacu ya Shambe aho nigaga amashuri abanza hagati y'1955 n'1962. Igihe niho nabonye ko Abasenyeri babaga bakomeye kuko abamanutsaga bose babona ko bapfukamye bagasoma imitanye ndetse n'abatware b'icyo gihe babaga bapfukamye. Birumvikana ko nabo twahagararaga ku muhanda twabaga dupfukamye tuzimuza amadarapo bari baduhaye. Imodoka yabaga irimo igice iruhande, mbese yabaga ari umwami w'umuyobozi ku isi. Nongeye kubona Musenyeri Umwami noneho imbonankubone maze kujya mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye section, kubera ko nari nagize amahirwe yo gutorerwa kuba umunyeshuri mukuru uhagarariye abandi banyeshuri muri perefegitura ya Cyangugu hagati y'1936 n'1970. Uwo mwaka bwakoreshwaga n'abapadiri bo muri diyoseze ya Nyundo, kenshi inama z'abakuru zakoreraga ku Nyundo, aho twashoboraga noneho no kubona Musenyeri. Inyandiko ye Padiri Leonidas Magingo avuga ko Umwami n'Umunyarwanda w'Umukristo wavukiye mu Rwanda. Umuryango w'Abakristo bamugaragaza ko ari Umunyarwanda waharaniye guhesha igihugu cy'u Rwanda n'umuco wa Gishema. Umukristo w'agaciro umuco kandi w'abakurambere, kandi binyamubuza ko Umukristo nyirawe. Umuhamya Umukristo utoza buri wese muri twe kuba Umukristo w'Umunyarwanda. Yakoze ubushakashatsi ku muco w'abakurambere guhera mu mwaka w'1961, yanditse cyane ku muco nyarwanda. Nyuma y'imirongo itoroshye yo gushinga no guha diyoseze ya Nyundo umurongo, Musenyeri Umwami yaje kwimura ubuyobozi bwa diyoseze ku itariki 14 Ukuboza 1963. Amaze kwigura yabaye muri paruwasi ya Kibuye ndetse n'Ikigufi, bityo akomeza gukora ubushakashatsi ku muco nyarwanda. Ukuboza 1952 Musenyeri Umwami yashinze akanyamakuru k'abana kitwa Hobe kugira ngo
kugira ngo bamenyere gusoma, babone n'inkuru basoma mu Kinyarwanda. Inyinshi mu nyandiko yasize zibonaga umuco n'ubwenge mu Kinyarwanda, inkomeza n'inda, imigani migufi, imigani miremire mu gihumbi kimwe na kabiri, Imana y'abantu, abantu b'Imana, Imana mu bantu, abantu mu Mana, mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda, imihango, imiryango n'imiziririzo mu Rwanda, igihumbi kimwe magana na kane, abinjiye ku rubuga rwa gakondo ruvuga ku mateka y'abambere, Madame Mukagatabo na Rosemary, yanditse ko nubwo ari byinshi hasigaye mirongo umunani bahuriraho mu myandikire, uyu mwanya yibanze ku migenzo isangwa muri rubanda, Alexis Kagame akurikirana imihango y'ubwami n'amateka y'abami. Musenyeri Byumvuhore yitabye Imana ku itariki ya 3 Kamena, igihumbi kimwe magana inani na gatandatu ahagana saa 5 za mugitondo. Kuri Padiri Leonidas agaragaza ko Musenyeri Aloys Njiminani hamwe n'intumwa za Kiliziya Gatolika ndetse ko Abanyarwanda cyane cyane abato bakwigira ku ndangagaciro za Musenyeri Aloys Njiminani mu Rwanda kw'abakristu, Abanyarwanda n'abakristu, Abanyarwanda turusheho no kuba Abanyarwanda tukabisigasira dushimangira ibyiza by'umuco wacu, kugira ngo Kristu tukabireka. Amateka n'ifumire Aloys Njiminani ni maremare. Inshamake byanze ubuzima bwe kuko twari twayasabwe nawe mu bakunzi bacu. Uramutse hari byinshi umuvuze tutavuze muri nkuru cyangwa se usubire wabanje batwongerera andi. Jya muri komenti tuvuge icyo ushaka kutubwira, tukandi umuntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa wumva twazamushakishiriza amateka ye cyangwa no mu mateka y'u Rwanda ushaka twazagarukaho, abitubwira hasi muri komenti harafunguye. Ikindi kintu nagusaba ntunyibwe gukora subscribe kugira ngo ujye umenyeshwa uko tuzizeho ubuzima musumbi kubisubiza mu bisubiro.